Amen, amen, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, mwakwicarira rwose. Yesu ahimbazwe. Haleluya. Turashimira Imana kubw'umuryango wa Innocent na Karongo. Imana ibahe umugisha bene data, Imana ibagire neza, ni byiza gushima Imana. Imana ni gukorera igitangazo cy'ishima, ni byiza gushima Imana. Imana ihimbazwe. Nyamuna ntukihererane ibyiza Imana gukorera, ujye bisangira n'abandi. Hari igihe byawe ritangira nabo kurushaho kwizera iki Imana. Rero bari abantu Imana yabagiriye neza, ibintu bimwe ndabizi, kabisa Imana yarakoze niyo guhabwa icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Turashima Imana ko bishop wacu hari ariko ejo yari yambwiye ko ngabivuze ati ntago pasi nzashobora kuza, ndavuga ngo ndagatoye nzabana hari muri urusengero ngiye nyine koko muri zirane bishop atandi ruhande, numva ari ikibazo gikomeye. Ndavuga Mana mfasha mu izina rya Yesu. Ndashima Imana yuko Yesu yamuzanye kandi akaba yizera ko ari umukize. Tukomeze kumva umusengere kamba Kristo mbabwire mbasigira kangaka niba ushaka umugisha. Ndazi ko twese dushaka umugisha. Ujye musengera umukozi w'Imana nkuriye. Imana ishimwe cyane. Iyo Imana igiye gutanga umugisha ku itorero ihera hejuru, hanyuma nake yakora iki bikatugeraho. Nimukibagirwe abakozi b'Imana, nimukibagirwe abashumba, nimukibagirwe abayobozi. Bibiliya ivuga ngo ibirengije gusengera avuga ngo irya mbere tubanze dusengera iki abayobozi. Yesu ashimwe cyane kuko nibo bahura n'ibintu byinshi cyane. Haleluya. Yesu ahimbazwe. Ndashaka umunsi ko tuganira urukundo rw'Imana. Amen. Ndashaka umunsi ko tuganira urukundo rw'Imana. Haleluya. Urukundo rw'Imana ruratangaje. Urukundo rw'Imana ntirusanzwe. Urukundo rw'abantu rushobora ntabwo urukundo rwa kimuntu. Umuntu ashobora gukunda kubera impamvu runaka. Umuntu ashobora gukunda kubera hari ibyo bumuhe. Umuntu ashobora gukunda kubera ko hari ibyo umukureho. Umuntu ashobora gukunda kubera ko umusore akunda umukobwa kuko yashobora kumushaka akazamubyarira abana. Amen. Umukobwa yegereza umukobwa atahari ntiwamenya niba uzakora iki, n'uzandambagiza akanshaka. Umuntu yegereza umusaza akavuga ati ejo azandange wenda. Yesu ashimwe cyane. Umuntu akunda abantu. Urukundo rwa kimuntu rwacu dukunda abantu kubera impamvu runaka. Yesu ashimwe cyane. Dukunda abantu muri nature ya kimuntu, dukunda inyungu, dukunda umusaruro, dukunda ibintu. Kubera iyo mpamvu tugakunda kubera impamvu runaka. Ariko Imana urukundo yadukunze ntabwo yadukundiye impamvu. Imana yabwiye Abisirayeli ngo impamvu nabakunze si uko mwari ubwoko bwinshi, si uko mwari ubwoko bukomeye, ntabwo mwari ishyanga ry'abantu benshi, mwari bake ndetse mwari umubare muto cyane kurusha andi mahanga yose. Impamvu nabakundiye ko njyewe nitwa Rukundo. Njyewe ndakunda, kamere yanjye ni urukundo. Yesu ashimwe cyane. So Imana yadukunze ntacyo twayihaye. Imana yagukunze ntacyo wayihaye. Kuba ukiriho uyu munsi ntacyo watanze. Kuba utarwaye, kuba utagize accident, kuba waje mu rusengero, ndakubwiza ukuri ntacyo watanze. Nta nicyo wahaye Imana kugira ngo ibikikubeshejeho. Ariko Imana tuba dukwiye gushima Imana kubera urukundo rwayo rutugejeje nkangaha. Kuba waje nko gusenga uri umukristo, mwe natereka nkubwire ngo ni amahirwe ageretse ku yandi. Hari abantu hari mu isi batazi bava niyo bakora iki niyo bajya. Hari abantu batazi aho bava n'aho bakora iki naho berekeza. Hari abantu badashobora gusenga, batazi ko gusenga ari ikintu cy'agaciro, ahubwo abasenga ari abaswa, ari ibicucu, ari abantu b'abasazi bameze gutyo. Ntago azi iki iyo tugana ashobora kuba aturiho turi akanadusuzugura ahantu, ariko ahantu tugana n'ahantu h'agaciro. Kandi ibyo ntago twabyibwiye ko turi abanyabwenge cyane, ahubwo urukundo rw'Imana rwaragera dufishinga mu isi. Amen. Urukundo rw'Imana rwaragufishinze, imbabazi z'Imana ziragusanze, favor y'Imana ikugeraho. Uyu munsi nawe warezwa mu bwoko bw'iki bw'Imana. Ndagira ngo Imana amashyi kubera Imana yagukunze urukundo. Yesu ahimbazwe cyane. Imana yakunze abantu cyane. Biravuga ngo Imana yakunze abari mu isi cyane igira icyo ikora. Amen. Dukunze gusoma ijambo ry'Imana
iyo tubwiriza abantu tugasoma Yohana 3:16 haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Amen. Byukuri Imana yakunze abatuye isi urukundo ruhebuje rutafite uko wasobanura, ku buryo Imana imaze kubona ko umuntu yataye umugisha Imana yaramuhaye, yataye ubutunzi Imana yamuhaye, yataye ubwiza yaramuhaye, Imana yahisemo kureka icyubahiro cyayo mu ijuru, ireka ubusuke bwo mu ijuru, ireka icyubahiro yarihawe n'abamarayika, ireka ubudahangarwa bwayo, ibusiga hariya mu ijuru, yemera kuza mu isi, yemera gufata kamere k'umuntu, yemera kwambara umubiri, yemera kwambara ubumuntu, kugira ngo umuntu asubirane ubumana yahoranye. Yesu ashimwe cyane. Mwitangira umuntu yari afite ubumana bumuhagije ku buryo nta kibazo yarimo kugira, ariko amaze gukorera icyaha umuntu atakaza ishusho y'Imana, kuko Imana yaramuremye ngo imuhe ishusho yayo. Amen. Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho umuntu yagomba kubona byose yari akeneye kugira ngo abeho neza. Ariko kubera icyaha gituma umuntu ata ishusho y'Imana, atakaza ubwiza, atakaza icyubahiro cye, atakaza ibyagomba kumutunga, ariko abitakaza kubera ko yatakaje ikintu kidasanzwe, ikintu yagomba guhorana, ikintu cyamurindaga, ikintu cyamusustainingaga, ikintu cyari kimubeshejeho neza. Yesu ashimwe cyane. Icyaha ni ikintu kibi bavandimwe. Niba ushaka gushudika Imana, niba ushaka kuba inshuti y'Imana, you need to avoid sin. Yesu ashimwe cyane. Okay, nagira ngo dusome icyanditswe, hari ikintu ushaka ko dusoma, ubutumwa bwiza Yohana wa mbere ibice 4:8, hanyuma turaza kongera dusome n'ahandi. Turaza gusoma Timoteyo wa mbere 3:16 n'Abafilipi 2:6 kugira ngo tugendane neza ni kubasiga. Haravuga urwandiko rwa Yohana ibice 4:8, haravuga ngo udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Full stop. Umuntu udakunda ntagazi Imana kuko Imana ubwayo ni ikintu urukundo. Nature y'Imana, Imana ni iki? Ni urukundo. Ntacyo Imana isaba kugira ngo ukunde, nubwo abantu hari icyo basaba kugira ngo bakunde. Amen. Nta kimana yagucaga kubera gukunze, nta n'ikimana yaduciye kugira ngo iba tugize abo turi uyu munsi, ahubwo ko Imana ari urukundo, ubuzima, imibereho yayo, imigendere yayo, imyifatire yayo ni urukundo, ibaho ikunze, ntabwo bigoye gukunda, ntabwo n'abantu badakunditse nayo ikora iki? Irabakunda. N'uyu munsi iracyakoze iki? Iracyabakunda. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. So kubera urwo rukundo rwayizonze, yafashe iya mbere, yambara ubumuntu kugira ngo umuntu yambare ubumana. Vuga amina. Yafashe umwanzuro wo gufata ishusho y'umuntu kugira ngo umuntu asubirane ishusho y'Imana yatakaje. Nubwo kuba umuntu ku Mana byari ikintu kiruhije, byari ikintu kigoye, byari ikintu cyo kwitaga cyane, Imana yahisemo kugikora kugira ngo umuntu asubirane icyiza yatakaje, cyari gishingiye byose ibyo yatakaje uyu munsi. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi Imana irifuza yuko nawe wasubirana ishusho yawe Imana yakuremeye. Amen. Yesu ashimwe cyane. Imana yashaka usubira mu original state. Hari ikintu Imana, hari uburyo Imana yakuremye, hari ukuntu Imana yakubonaga, hari ukuntu wari uteye, hari ukuntu wasaga. Uyu munsi ntabwo ari kusa. Uyu munsi Imana ikubonye ibona undi muntu kugeza igihe cyonyine. Amen. Kugeza igihe cyonyine uzasobanukirwa yuko by'ukuri umuntu yahuye n'akaga gakomeye cyane, yahuye n'ingorane zikomeye cyane, yahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Yesu yigeze guca umugani muri Luka ibice 10:30, yaravuze ngo hari umusamariya wigeze, ngo hari umuntu ugeze kugenda ava i Yerusalemu agiye Yeriko, ngo ageze mu nzira ngo ahura n'abambuzi, ngo baramukubita baramwambura, ngo bamusigaho gata agiye gukora iki? Agiye gupfa. Ngo hanyuma umutambyi haciye ngo arakikira arigendera, ngo hanyuma ngo umureba haciye nango arakikira arigendera, ngo ariko haza kuza umusamariya mwiza ngo amubonye, ngo amugirire impuhwe, amugirire iki? Impuhwe.
ngo aramufata aramwomora ibikomere bye, ngo aragenda amushyira mu icumbi, ngo yishyura amafaranga. Aravuga ngo aha nyiri icumbi aramubwira ngo umvurire uyu muntu umwiteho, ngiye mu ryo ningaruka nzakwishyura ibyo wamutanzeho byose. Yesu yari afite ukuntu avuga ibintu bye mu buryo bw'imigani kandi bitangaje. Uriya musamariyakazi yereka umusamariyakazi, uriya musamariya mwiza ni ishusho ya Kristo Yesu. Izo mpuhwe yagize byerekanaga nature y'impuhwe z'Imana, uburyo Imana igira impuhwe mu munyabyaha. Kuko umunyabyaha, umuntu yahuye na Satani, aramubeshya, aramucurika, arangije aramwambura, arangije aramudiha, arangije amusigara iki yari ibikomere, amusigara iki yuzuye pains, yuzuye ibisebe, yuzuye ibyaha, ari destined to die. Yesu ashimwe cyane. Amen. So uyu musamariya mwiza ashushanya ukuntu Yesu yaje kugutoragura. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu yaje gushaka no gukiza icyari cyarakoze iki, cyarazimiye. Amen. Yesu yaje gushaka no gukiza icyari cyarakoze iki, cyari cyaratakaye. Icyari cyaratakaye nta kindi ni wowe nanjye. Mwene data abwira mugenzi wawe ngo burya wari waratakaye, wari warazimiye, wari mu nzira y'urupfu. Yesu ashimwe cyane. Nubwo wambaye ikote ryiza, nubwo wambaye ishati yenze, nubwo uri mu rusengero rw'Imana, nubwo ufite ibyiringiro, wari warakoze iki? Warazimiye. Amen. Wari warazimiye, aho wajyaga siho akabaye ujya. Niba uri mu nzira, it's well and good. Ariko niba utaragaruka, nawe haracyari amahirwe yo gukora iki? Yo kugaruka ukava mu kizimiro. Yesu ashimwe cyane. Umwami Yesu arahari kugira ngo nawe yongera gusubize ikintu wataye. Uyu munsi umwana w'umuntu agenda yifuza ikintu nawe atazi icyo ari cyo. Amen. Umwana w'umuntu ararya ntahage, aranywa ntashire inyota, yibaza yuko umunsi umwe azakora iki? Azaba fulfilled, akaba satisfied. Agerageza gushaka amafaranga menshi, yamara kuyabona kumva ntabwo amugeze kunyota. Abana agerageza kunywa inzoga nyinshi, akazigotomera, inyota ntikora iki? Ntishire. Umwana umwe wagerageza gushaka abagore benshi, inyota igakomeza ari iki? Ari ya yindi. Abantu bagerageza kubaka inganda, bagakora stock n'ibindi byose, ariko still bakagumana iki? Inyota. Impamvu nimwe, hari ikintu watakaje ntasimburwa. Yesu ashimwe cyane. Hari ikintu wataye kidasimburwa n'ibintu byo mu isi. Amen. Hari ishusho y'ubumana wataye udashobora gusanga mu mafaranga, udashobora gusanga mu bagore, udashobora gusanga mu nzoga, udashobora gusanga mu bintu byawe byose. Hari ishusho wataye Imana ifasha gusubiza uyu munsi. Yesu ashimwe cyane. Niba waje ahangaha nawe ukaba umeze gutyo, ukaba wibaza ngo, kenshi ujya ubona umusore aravuga ngo rwose nimbona nubatse urugo rwanjye, nkashaka, nkabyara, nzaba nagezeyo ko iki? Iyonjya. Undi akavuga ati giye rwose nishobora gukora amafaranga runaka, umubare runaka ninkubona, nukuri nzaba nageze icyo iyonjya. Undi akavuga ati rwose mbayeho nkubaka uruganda, cyangwa se nkabona ifamu y'inka nka 500, nakwicara nkatuza. Yesu ashimwe cyane. Ariko ibyo bintu uzabimuhe, wongere umwotchinga urebe, uzasanga atakoze iki? Atageze yakora iki? Iyajya. Kubera ko ntabwo ibyo bintu bishobora gusimbura iki? Ishusho y'Imana umuntu yahawe. Imana ihimbazwe cyane. Niba nawe uko ngukomeza, wibaza ngo nimara kurangiza amashuri yanjye, nkabona akazi kanjye, nkashaka nanjye, nzageraho. Nshaka kubwira ngo uriruka inyuma ya hubi. Umwanditsi yaravuze, umuhanga yaravuze ngo niki? Ngo ni umuyaga, niki? Ni ubusa. Ibintu ni ubusa mwene data. Ibintu ni byiza, simvuze ngo ni bibi, none nibyo kudufasha. Ariko ntabwo bishobora really kudusubiza mu original state twakoze iki? Twataye. Uyu munsi ndashaka kubwira mwene data uraho ngaho, ndashaka kubwira ngo come back to God. Amen. Garukira iki? Imana. Garukira Imana usubizwe mu mwanya wawe nyawo. Garukira Imana usubizwe mu ishusho yawe nyayo. Garukira Imana usubizwe
ahantu Imana igushaka. Garukira Imana usubire muri position and purpose of God. Yesu ashimwe cyane. Kuko Imana ntabwo iratuza n'ubu ngubu iracyakora cyane. Yesu yavuze ngo data arakora nanjye ndakora kugeza ubu. Ndashaka kubabwira ngo Uwiteka arakora, n'umwana we arakora, na Mwuka we arakora. Ariko nanjye ndakora iki? Ndakora. Yesu ashimwe cyane. Nanjye umwana w'Imana, nanjye mfatanyije n'iwacu mu ijuru turakora kugira ngo dushobore gukura abantu benshi mu muriro wikora iki? Mu bwami bw'umwijima tubazane mu bwami bw'umwana w'Imana Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo Imana ishimwe kubishaka tuvuga ngo impamvu ameze kwe nuko akora cyane. He's working. He's not doing any money. Ntabwo yagiye afite ibindi arimo gukora. Arimo arakorana n'ijuru kugira ngo ashobore kugira icyagezeho iki isi. Imana imuhe umugisha mu muhamashyi bishop wacu. Bishop ntacyo bitwaye. Hari umuntu ugeze kwandika igitabo aravuga ngo burya nukomerekera umurimo w'Imana, Imana izabikwishyura. Yes. Ntabwo Imana ikiranirwa ngo bagirwe imirimo yanyu ngo n'urukundo muyikunda mugiye mwakoreraga bera. Yesu ashimwe cyane. Cyo cyanditswe kirimo Hebreyo 6:10. Ntabwo Imana ikiranirwa ngo bagirwe imirimo yacu. Abantu dushobora kwibagirwa, ariko Imana ntabwo ujya ikora iki? Memwari yihora iki? Iri up to date. Yesu ashimwe cyane. Ntishobora kwibagirwa. Iyo wakomerekeye umurimo wayo ibizabikwishyura, ibizakomora kandi ikaguha pole musituni. Yesu ashimwe cyane. Ikaguha agakora iki? Agahimbaza musye kakubwira ngo humura, ikaguha ka refreshment. Ugakomeza iki? Kuyizera no kuyikorera. Kuko ubwami dukorera, investment dushyiramo, turinvestinga mu bwami budakora iki? Butarumba. Yesu ahimbazwe cyane. Hallelujah. Yesu ashimwe. Ndashaka gusoma ikintu cyanditswe hanyuma nze kureba uko nsuza Korinto ba 2:5:19 n'umurongo wa 20. Virgile 20. Haravuga ngo kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. 20. Kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri wo duhinduke ubukiranutsi bw'Imana. Amen. Kuko muri Kristo Yesu niwe Imana yiyungiye n'abantu ntiyabikibabaraho iki? Ibyaha. Amen. Cyaha cyambuye umuntu ishusho y'ubumana, Imana yashatse kukimukuraho, ikora gahunda idasiba. Imana ishimwe cyane. Itanga ikiguzi cyayihenze cyane, nigeze kubivugaho, kugira ngo muri yo yongere gusubiza umuntu muri wa mwanya twavuze. Imana ishimwe cyane. Muri Kristo Yesu yiyungiye n'abari mu isi bose ntiyabikibabaraho iki? Ibyaha byabo. Ushobora kuba waje ahangaha mwene data wenda ufite ibintu bigusunika bikubwira ngo ntabwo ukwiriye mu bana b'Imana. Ushobora kuba waranyuze mu buzima bukubwira ngo you are not worthy to be in the church. Ushobora kuba waje ahangaha ufite ijambo rikubwira ngo ntabwo wemewe, ntabwo Imana ikwemera. Ndashaka kubwira ngo muri Kristo Yesu Imana yifuze kwiyunga nande nawe. Yesu ashimwe cyane. Wemere uyu munsi nawe wemere kwiyunga n'iki? N'Imana. Imana irifuza ko mwakwiyunga mukaba inshuti. Yesu ashimwe cyane. Imana irifuza ko mwaba inshuti mukiyunga mugakorana. Uyu munsi Imana yahariye inzira, ariko ntabwo yihatiramo umuntu, ahubwo yifuza ko umuntu bwe yumva ko ari ngombwa, yumva ko ari byiza, yumva ko bimufitiye akamaro, yumva yuko bimufitiye ari by'agaciro kuba yahura n'Imana muri iyi nzira. Yesu yaravuze ngo ni nzira, ni ngiye kuri, ni bugingo, nta ujya kwa data ntakoze iki? Ntamujyanye. So Yesu ne channel. Amen. Yesu ne channel iduhuza n'iki? N'Imana. Yesu ni inzira itugeza mu bwiyunge nyakuri bw'Imana. Amen. Yesu niwe Imana, niwe expropriate, niwe wishyuye kubwo ubutabera bw'Imana bwagomba kwishyurwa. Ntabwo Imana yifuje kuva no muntu icyaha gusa, ahubwo yemeye kugira ngo yishyure n'ikiguzi cy'icyaha
urubanza rwaregwaga umuntu iri waving off yishyuye ikiguzi cy'amaraso yande y'umwana wayo. Ni nayo mpamvu umuntu wese bireba ngo umuntu wese yari muri Kristo Yesu, ibya kera byose bikoze iki? Biba bikoze iki? Biba bishize. Ibyo waregwaga byose bigukurwaho. Urubanza rufite rwose ruragenda. Ibyo gukurikiranaga byose bigukurwaho. Ntabwo Imana yongeye kukubara nk'umunyabyaha, ahubwo Imana ikubara nk'umukiranutsi. Yazashimwe cyane. Ku murongo wa 20 havuze ngo Imana, amen, haleluya. 20 havuze ngo Imana yakoze iki? Yahinduye Yesu icyaha cyawe kugira ngo nawe uhinduke ubukiranutsi bwe. Yesu arifuza kukwihera ubukiranutsi. Yesu arifuza kuguhera ubuntu. Amen. Ariko ntabwo uzabuhabwa ukigundiriye icyaha cyawe. It is up to you to decide to keep your sin or take righteousness. Yazashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo uraza kugumana icyaha cyawe cyangwa uraza kugitanga baguhere iki? We exchange nyemo ubukiranutsi n'Imana. Imana ishimwe cyane. Yesu ashaka kuguranira uyu munsi. Yesu arifuza ko mwagurana mwene data. Ushobora kuba waje ahangaha, umuntu yavuga icyo exchange kuva ntibaho. Exchange kugurana ibibi byiza. Ubundi umuntu agurana ikintu, ubundi umuntu ujye muri supermarket, usanga hari ibiciro byanditse ku products runaka. Icyo giciro kiba gifite value ingana n'iki n'amafaranga bagiye gukora ikikwishyura. Ariko agakiza twahawe, amen, ntabwo gahure na value y'ibyaha byacu, kuko value yako yatanzwe n'amaraso yande ya Kristo Yesu. Yazashimwe cyane. So amaraso ya Kristo Yesu niyo yari afite value angana n'icyo turimo gukora ikiguhabwa, si ibyaha byacu. So Yesu yemeye guhendwa kugira ngo tube tube bazima. Uyu munsi kugira ngo utahe usibye gukizwa, amen, usibye kubarwaho ubukiranutsi, kuko Imana ubwayo ikubaraho ubukiranutsi immediately umaze kwakira Kristo Yesu. Ikubona nk'umuntu utarigeze ukora icyaha, ikubona nk'umuntu utarigeze wangirika, ikubona nk'umuntu utarigeze wihemukira kubera ko ukoze iki? Wakiriye Kristo Yesu. So agakiza Bibiliya igasobanura mu magambo nk'atatu. Icya mbere, agakiza Bibiliya ikavuga ko ari ukwemerwa n'iki? N'Imana. So uburyo bwonyine Imana ikwemera ni igihe wemeye umwana wayo. Utari wemera umwana wayo Kristo Yesu, ntabwo Imana ikwemera uwo buri wowe wese n'ibyiza warokoze byose. Kugeza igihe twemeye Kristo Yesu nibwo Imana itwemera mu muryango wawe nk'abana bayo. Amen. Uyu munsi rero Imana yashaka kukwemera mwene data, ikakwakira, ukagenda uri imbohore, ukagenda uri umukristo, ukagenda udafite urubanza, ukagenda ufite amahoro y'umutima, ukagenda wenda abantu bashobora no kuguseka bakavuga bate nta kigenda, ariko nta kibitwaye, nta kigenda, ariko ujyana ubushuti n'iki? N'Imana. Imana irifuza yuko uyu munsi utatahana umujinya w'Imana, ahubwo watahana ubushuti n'iki? N'Imana. So Bibiliya isobanura ngo muri Yohana igice cya 11 haravuga ngo yaje mube ngo ariko we ntibamwemera, ariko abamwemeye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'iki? B'Imana. Yaje mubye ariko abe ntibakora iki? Ntibamumenya, ntibamusobanukirwa, ntibamwakira, ntibamwizera, ntibamuha umwanya, ntibamuha agaciro. Ariko abantu bemeye kumwemera, nawe hari ikintu yakoze iki? Yabahaye. Yesu ashimwe cyane. Nawe yabahaye kwemerwa mu bwami, yabahaye kwemerwa mu bwami bw'Imana, yabahaye guhabwa ubwene igihugu bw'iki? Bw'ijuru. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi hari abantu dufite hano ku isi ariko bafite ubwene igihugu handi. Amen. Dufite abantu mu Rwanda, abantu benshi bakunda ubwene igihugu bwa Amerika. Usanga abasore baprayinga for green card. Amen. Ugasanga riri urebye abasore bari nkanga, ushobora gusanga nka 80% bose barakoze iki? Barakoze application bashaka gukora iki? Bashaka ubwene igihugu bwa Amerika. I'm telling you. Abaze umunsi se ko bitaraca bati mugenzi ndacyategereje. Ntabwo ari bibi gushaka ubwene igihugu bw'iki? Bwa US. Ariko uyu munsi hari ubwene igihugu Imana irimo gutanga. Amen. Kandi nge ndumwe mu bantu batanga green cards. Amen. Yes. Ushobora kuza famu uyu munsi ngo green card yo mu ijuru, kuko iwacu ni hehe? Ni mu ijuru. Kandi Imana yamambagare kugira ngo nkore iki?
Registeringa abantu bakora iki? Bafata ubwende gihugu bw'iki bwo mu ijuru. Yes. Reka mabwire ngo abantu babiri bavuye ngaha bamaze guhabwa ubwiki ubwende gihugu. Muri isi by'ukuri umuntu ufite ubwende gihugu bwo mu ijuru bwa Yesu arubashywe. Baramwubaha, bamuha agaciro, baranamukurikirana isi yose. Ariko umuntu ufite ubwenge gihugu bwo mu ijuru ugasanga nta gaciro afite. Nshakubwira ngo ndagusubizamo intege. Niba uri umwene ufite ubwenge gihugu bw'ijuru, ufite agaciro cyane karenze abantu bafite ubwenge gihugu buri matipo hirya no hino mu isi. Kuko Imana irakwirata kandi Imana iguha value. Yesu ashimwe cyane. Abantu bashobora kuba bataguha value ariko ufite value ikomeye. Ariko none nshaka kubwira ngo niba utari wangajwa, niba utari wandikwa, niba utari wa registered, here I am to register you. Yesu ashimwe cyane. Ndi hano kugira ngo nkore iki? Ntange kadi. Kandi hariho conditions zihari. Condition ya mbere nuko ukora iki? Nuko ugomba kuzuza ijambo rivuga ngo uyu munsi nemeye Kristo kuba umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Aho ngaho nibwo uhabwa iki? Iyo registration, ugahabwa green card yo mwijika kugira ngo mwana wacu uri umwana, uyu munsi turakubyaye. Umunsi umwe ijwi ryabwiye se ngo uyu munsi uri umwana wanjye, umunsi mwoze iki? Ndakubyaye. Imana ishimwe cyane. Ushobora kuba rwose uri mwene runaka, uri mwene Petero, uri mwene Njagasaza, uri mwene nde, ariko nshaka kubwira ngo uyu munsi ushobora kuva ngaha uri mwene ijuru, uri mwene Mana. Atari wandi mwene nanga bamwe bacuranzi, ahubwo uri umwana w'iki? Wisumba byose, ugasohoka ngaha. Yesu ashimwe cyane. Nubwo ugenda ku isi ariko ufite another nationality from heaven. Yesu ahimbazwe cyane. Ndashaka kubwira muvandimwe mwene data, mu gitondo nababwiye ngo turacyafite amahirwe, hari amahirwe dufite. Iyi period turimo ni period yo kuregisteringa. Ariko iyi period izakora iki? Izarangira. Yes. Mu bintu byazanye Kristo Yesu ngo yaje kwamamaza umwaka Imana igiriyemo iki? Imbabazi. Yaje kwamamaza umwaka Imana yongeye gutanga andi mahirwe yo kugira ngo abantu bahinduke. Yesu ashimwe cyane. Turi mu mwaka, ikintu bita umwaka si amezi 12 cyangwa iminsi 366, ahubwo ni period ariko izakora ikizarangira. Tukiri muri iyi period yo kuregisteringa, tukiri muri iyi period yo kubabarirwa ibyaha, tukiri muri iyi period yo guhinduka. Ndagira ngo ngusabe mu izina rya Yesu Kristo ukoresha aya mahirwe, kuko azagira igihe akora iki? Arangire. Atari yarangira, emera. Yesu ashimwe cyane. Kwemerwa mu bwami. So icyo kintu kindi cya mbere kigasobanura umuntu wemeye Kristo yemerwa mu bwami, akabyarwa kandi agakurwaho n'ibyamuhamyeho, n'ibyamuboshye, n'ibyamwizingiyeho. Ibyaha Bibiliya ivuga ngo twiyambure ibitemerera byose n'ibyawe twizingiraho vuba. Hari ibyaha byizingira ku bantu. Yesu ntabwo akwakira gusa, ntabwo akwinjiza gusa, ahubwo hari n'ibigeso agora iki? Agukiza. Yesu ashimwe cyane. Hari n'ibigeso nawe uzi utishakaho. Hari ibintu bimwe wumva udashaka ariko ugasanga wabikoze. Hari ibintu wanga ariko ugasanga ibyo wanga usanga ubirimo. Ibyo nabyo Yesu abifitiye umuti. Uyu munsi kimuzanire araguhereza umuti mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana muri Yohana ibice 3:5 haravuga ngo ubutumwa bwa urwandiko rwa Yohana 3:5 haravuga ngo Yesu yaje gukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yesu yaje gukuraho, Yesu yaje kuvanaho, Yesu yaje gutwara. Amen. Umwemerere atwara iki cyakoze iki? Cyakunaniriyeho. Umwemerera gukura iki cyo utashoboye kwikuraho. Umwemerera gukora icyo kigeso cyakuboshye, nawe kigukoze muri community. Amen. Kigutesha agaciro, kitaguha amahirwe yo kuzagera mu bwene gihugu. Umwemere Yesu Kristo agifitiye igisubizo mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Genda nakizwa nigeze kugira igihe nafataga agasharira, kandi nkafata n'itabi. Iyo nagiye kubivaho bingoye, kugeza igihe nabizaniye Yesu Kristo nabirega, ndavuga ngo Mana, nje kurega ibi bintu binyambure mu izina rya Yesu. Ndashima Imana ko yabinkuyeho. Uyu munsi sindyoherwa n'inzoga, sindyoherwa n'itabi, ariko byakozwe nande? Na Kristo Yesu, kuko ari ikintu yakoze iki? Yankuyeho. Nanjye ntari inkunzi. Abaganga bambwira ngo nukomeza kurinywa uzarwara ibihaha, uzarwara kanseri. Uyu munsi I am a free man kubera ko Yesu yakoze iki?
yankirije. So Imana yakoze ibyo ngibyo, ntabwo irobanura ku butoni nawe yagukiza. Ushobora kuba nawe ufite ukunda kenge, urumva ukunda gasharira. Yesu nako yakora iki? Ushobora kuba nyine ari ukunda gacupa. Hari abantu nyine bagahambi bagafashe bagakomeje ati no nzakizwe ariko nakazagakomeza. Ndagira ngo ubwire ngo nako Imana yakora iki? Yakagukuraho mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu nabo nabijipo itakora iki? Itege bavaho rwose. Kavuga ati ntabona ijipo ntago riri bureme. Nawe rero ugasanga ijipo iciye nawe akora iki? Arakurikira. Nawe mu izina rya Yesu Imana yagukuza gukunda amajipo y'abantu bose. Amen. Nigeze kubwiriza umukobwa arambwira ati jewe nakurikiraga buri musore wese ufite ipantaro nziza. Jewe nakurikiraga buri musore wese ufite ipantaro iki nziza. Ahari shobora kuba tarabaga bakurikira amajipo, ariko ndahe n'abakobwa bakurikira iki? Amapantaro. Nawe ukabura umukobwa ukurikira ari ipantaro ariho ugomba gukora iki? Barizwa mu izina rya Yesu Kristo. Icyo kikaba cyakubase nawe uri ukurikira ipantaro ziciye ariho ukora iki ugomba gukurikira. Imana igufashe mu izina rya Yesu Kristo. Icyo kintu Yesu yakora iki? Yakigukiza. Uyu munsi ukagenda ubohotse, uyu munsi ugakizwa, uyu munsi kuko ibyo bintu biri risk. I'm telling you, ugize amahirwe wabikira muri environment turimo, muri bihe turimo. Bishobora kuba ko hari abantu bamwe babarizwa kwa rando kwa gatanu no kwa gatandatu wenda hari aho twita Devil's Street, ari wenda uparkinga nawe ukabagiza amahirwe ukazanga ukumvira ijambo. Ndashaka nkubwire mu izina rya Yesu Kristo, uze hano Imana igutabara gukize kugira ngo ukize ubuzima bwawe bwa none ube healthy. Kuko umuntu uri muri zo nzira aba ari mu kaga, usibye ko kutemerwa n'Imana, ariko no gukora iki n'ubuzima bwawe bwa buri munsi buba buri mu kaga. Yesu ashimwe cyane. So ndashaka kugira ngo dusoze. Oh my God, narengeze mumbabarire kabisa. Ndashaka kugira ngo dusoze duhagurukiye tubwire Imana ngo Mana dore ndi hano. Mana wampinduye umwana, ariko ndashaka kugira ngo mpindure n'ingeso. Kaduhaguruke dusenge, kaduhaguruke tuyejuru. Mpinduye umwana, ndifuza kumpindura n'iki? Mana warangijije, ariko n'iki kimfashe nacyo kinkureho. Amen. Mana wanyemeye mu muryango wawe, ariko nacyafite ibibazo, nacyafite ingorane, nacyafite ibitanyemerera kuba twakomeza kugenda. Kuko Imana nubwo idukunda ariko ntabwo ikunda icyaha, ntabwo ishobora kwihanganira icyaha. Imana ntiyanga abanyabyaha, ariko ntabwo ishobora kwemeranya n'icyaha n'ubwo wagira gute. So the only way, uburyo bwiza kugira ngo twiyunge n'Imana nuko twemera Imana ikakora iki? Ikadukuraho, ntiyongere kutubaraho ibyo byose, tugashobora kuba inshuti z'Imana, hanyuma tugakomeza urugendo rujya mu ijuru. Reka dusenga Imana. Imana yacu ndagushimiye, nguhaye icyubahiro, ngushimiye ko amagambo wampaye nyavuze, ariko Mwami nzi neza yuko wowe ufite menshi urimo kuvuga mu mitima y'abantu. Mu izina rya Yesu Kristo Umwana w'Imana uhoraho, Data gira icyo ukora ku bantu bawe Mwami. Uwiteka Imana ishobora byose, reka ukuboko kwawe kwiza Mwami Yesu kubohora abantu bawe Mwami. Mwami Uwiteka ndasenze kugira ngo imbaraga z'ijuru Data zibazeho. Uwiteka Imana abantu bashaka gukizwa batabishoboye Mwami bongere kubona guhinduka gufatika mu mibereho yabo. Mu izina rya Yesu Kristo ntegetse imbaraga z'ubwami bw'umwijima zikurubana abantu zibakura mu masezerano yabo. Mu izina rya Yesu barekure muri kano kamwanya imbaraga za Satani zikurubana abantu zibakura mu mibereho yabo mwiza. Mu izina rya Kristo Uwiteka Imana ikomeye. Mana waduhaye ubutwari n'ubushobozi bwo tuzambira ku isi bizambirwa no mu ijuru. Ntegetse imyuka ya Satani y'ikuzimu no ku butaka no mu kirere, imyuka yose yakurikiranaga abantu b'Imana baveho muri kano kamwanya mu izina rya Yesu. Mwambire kubwiza bwawe bwongere Uwiteka Imana, bwongere Imana gukora ubushake bwawe mu mibereho y'ubwoko bwawe Mwami. Ukarenza amaso ubuzima bwacu, ukarenza amaso imibereho ya kimuntu, ukareba Mwami imbere mu mitima. Mu izina rya Yesu Kristo gira icyo ukora Mwami, mpinduka iboneke ubwoko bwawe Mwami. Mu izina rya Yesu ndategeka imbaraga za Satani, imbaraga z'ibyaha kurekura abantu b'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mana reka imbabazi n'ubuntu bwa Data bibazeho, kuko kwawe kwiza Mwami kubagire neza. Mwami ndasenze kugira ngo umwuka wawe mwiza Uwiteka Imana abahindura amaraso yongere kubeza no kubatunganya. Wahe Mwami Yesu guhinduka no kuba uwo ushaka kuba wawe Mwami. Tuguhaye icyo tuvanga urakoze
mu izina rya Kristo umwana w'Imana uhoraho. Amen, amen.